Yego. Tambeshya noneho bakorera siporo ko bambwiye ngo uri muri siporo. Nari muri ga siporo hano. Reka da. Ni muri ka jogging k'abakire. Nase wageze ute? Hano hantu nkunda kwatembera cyane. Ko njya nteganya ko wenda umunsi nagize amahirwe nkabona amafaranga. Ni umunsi nagize amahirwe nkabona amafaranga niho hantu nshobora kuza kugura akabanza. Ese Mbata. Igihe wakoreye. Ayo mafaranga ntabwo araboneka. Ntabwo araboneka pe. Neze ko nayabonye inzigashya. Nayabona umugore akanyanga. Umugore kwanza yitagenda? Kuri abagore bajyana n'amafaranga nimba utarunabize. Burya ngo ni umugisha. Abagore ni umugisha. Ariko kuri ngundi gushaka umugore nimubona. Zahita mba umukire. Umugore nyamugore. Umugore nyamugore atari wa mugozi wo kwimanikaho. Meze bite se? Ni fresh. Nese ko bambwiye ngo uri mu rugo ubundi ngo ugiye muri siporo ngo natinze. Ubundi iyo niriwe mu rugo. Hano hantu hagende neza utaza kugwamo. Bana mwiriwe. Umeze neza? Okay, muvuye kwiga. Umeze neza. Mani ba ubwenge. Mani ho ubwenge naho undi amasomo yo mwarimu azayaba. Wenda nubwo atagira icyo abamarira ariko mwarimu azaba yagerageje. Nese Mbata. Amafaranga niba ufite icyizere ko azaboneka. Mfite icyizere ko azaboneka. Nka ryari? Bo. Ese ubundi nangaho ukeneye? Rega buriya iyo bavuze amafaranga hindukiza ararugure biriya nyubako iri hariya. Iriya nyubako. Iri hariya? Izuminga neza yerekana iri hejuru. Iriya nyubako urayibona. Ufite nk'iriya nyubako uhitamo ari iyawe nyiri byondo atari bakubwiye ngo fata pirive umwana wanjye akeneye kwibona. Cyangwa hari ikindi kirenze nibura se nk'iri uramutse uyibonye wahagarika kugira noneho kurota no nyine ku bo iriya uyifite pressure yagabanuka. Buriya hari ikintu abantu batajya bamenya. Nujya gutekereza gukora imishinga ujye umenya naho uyitekerereza. Uryamye muri chambrette irabyigana toilette yaruzuye babura ikintu bayikoresha bahita bashyiramo chambrette uraje uyiryamyemo hasi birakurura hejuru birakurura no umutwe wawe birakurura uri gutekereza ubatekereza aho ngaho ntago byakunda. No kuvuga ngo se ntago umuntu ashaka kuba aryamye muri iyo chambrette agatekereza kiriya nzu ntago byakunda. Niko byizera? Nuko mbyizera rwose. Tuvuge tugenda. Buriya hari fenomene za kera zabayeho abantu bicaga bakabeshya abandi. Ngo ngewe ngo nacuruje ibikwasi ngo nubaka etage. Cyane. Ngo ngewe ngo nacuruzaga ubugoro mu biryogo ngo nubaka zino nzu. Ntago byakunda ubu ntago byakunda. Kubera iki bitakunda Mbata? Erega iyi myaka turimo ntago ibintu bisigaye biri practical. Ntago ari bya bintu by'amagambo byo kuvuga ngo wakora ibi ngibi ngo bigene guki bitakunda. Birasanga ushaka ugira ahantu kuri gishoro. Ugira ahantu kuri gishoro urarangiza kwiga kaminuza ufite ubumenyi uzabakinnyi benshi bafanye ibitego mu maguru batatsinze. Nese Mbata nk'umuntu w'umusore ndi inshuti yawe urangiriye inama y'ubuzima. Inama y'ubuzima nakugira nuko wenda bamwe hari si muri comment bashaka kubyumva nabi bakabirakariramo. Nakugira inama yo gushaka umwana w'umukobwa ufite amafaranga kuko we ntayo ufite buriya ngo uruka ntiyafata uhitwa. Nimba ntayo ufite ugashaka n'undi utayafite nawe utayafite ubwo urumva tayari ni ibibazo byongereye. Iyo nama siri buze kundangira n'uwo muntu uri buze kumumpa uwo muntu ndamuguha ngaha kuri platform yawe hamukuru kuko hari abantu benshi bakeneye umuntu uri seriye gusa ufite umwanzuro. Erega Mbata arumva ashobora kuza ariko ngiye atari we nkeneye. Atari we ukeneye. Ukeneye rero ahubwo uvuga ukeneye akaba ari we ugushaka. Urumva nayo nkubwiye urumva nibarizaga inama y'ubuzima ikintu cyamfasha ubuzima bugahinduka sibyo uko buri uyu munsi bukabundi. Icyambere nakubwira wenda kubijyanye no guhindura ubuzima bw'uyu munsi atari bijyanye n'urugo ni ugukora cyane. Ikindi cya kabiri ni ukudakora ikintu kimwe. Kudakora ikintu kimwe. Ariko hari abantu babona akazi bagahita bumva ko wamugani bikemutse birangiye. Reka da uyu munsi no gukora ikintu kimwe wenda uhembwa nk'ibihumbi wenda nka 200 cyangwa 300 cyangwa 500
ayo mafaranga azaba angana n'ibibazo byawe buriya salary ibivumye buri gihe buriya salary ikintu cyagufasha kuri salary ni credit nta kindi ufite contrat nziza. Inama ungiriye ni iyihe iya mbere ni kudakora ikintu kimwe. Iya kabiri ni ukutizingira ahantu hamwe. Ubwo ni nk'iya mbere n'ubundi kutizingira ahantu hamwe no kudakora ikintu kimwe ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari ugukora ikintu kimwe, hari no gushaka ubwenge mu bantu benshi bagiye batandukanye. Tuvuga uyu munsi nimba mbatangiye nkugira inama yo kunywa amazi, ushaka guhura n'undi muntu ukugira inama yo kunywa ikigage, noneho ugasanga ikigage nicyo cyari gikenewe ku buzima bwawe kandi bukagenda neza. So kutizingira ahantu hamwe ni ukutizingira mu nshuti zimwe. Kuko tuvuga uyu munsi n'imi inshuti zawe uyu munsi ubuzima budahinduka, uri kubona inshuti zawe zimeze gutya, jya izuhindure n'inshuti urebe ko byibuze hari icyahinduka. Mbata izo nama ungiriye wowe warazikoze? Izo nama ungiriye nanjye nizo ndimo kuko nk'inshuti zanjye za kera urazibuka, ntabwo nkizigendana nazo narahindi. None se ubona hari ikintu ubona igihe umaze ubigerageza, hari ikintu ubona uko biri kose hari kiri guhinduka gito ariko kiri guhinduka. Tuvuge n'urugero wenda ubu ngubu mfite akazi wenda karuta ko nakoraga mbere na za nshuti zanjye, ariko nako ntabwo gahagije, nabwo ndi gushaka n'akandi. Urumva ntabwo ndi gukora ikintu kimwe. Urumva impamvu nari nkubajije gutyo? Hari ukuntu abantu rimwe na rimwe batugira inama y'ibintu byabananiye, kandi birabizi. Buriya abajyanama benshi tujya muri Afurika nuko bateye buriya. Kandi ntabwo nibuka ahantu mperutse kumva iryo jambo, hari umuntu wavuze ngo inama nziza iruta izindi ni uko utumva inama iyo ari yo yose. Inama iyo yose buriya inama burya ngo inama ya mbere niwo wigira. Inama ya mbere buriya niwo yigira, kuko buriya nyir'umupfu niwe uherera hanuka cyane. Wowe nyir'ubwite nimba ibintu kubyiha byakunaniye, urashaka ko njye Mbata mbiguha nkanjye. None se Mbata tubona urugero rwa hafi, uyu munsi nta bwenge ufite, nta nubwo ushobora kwigira inama, nta nubwo ushobora kwifasha n'ubuzima bwa buri munsi, nta nubwo ushobora no kuganira mu bantu ngo byibuze umuntu afate iminota. Ese habaho umuntu utagira ubwenge? Bibaho. Ameze nka gute ubwo? Bibaho. Hari igihe abo twita ko bafite ubwenge aribo batanabufite. Nabyo ni ikindi kintu umuntu asobanura. Ntabwo twatuma ubwenge bw'abantu iyo ngingo tuyihorere. Ibyo byo tunabyihorere. Rero nimba wowe uje kureba iyi video n'urugero, ukaba uzi ko wari uje gushakira ubwenge kuri Mbata, ntabwo wazanye mu kuyireba, n'ubundi nibyo nakubwira. Utaje witwaje ubwawe. Nibyo nakubwira ntacyo byakumarira. Ariko uzare no mu gukopera, buriya hakopera umuhanga kuko aba yarasomye, azi n'ibyo akopera. Ariko wakopeza umuswasi akamenya yandika iki ko yakwandika amazina yawe. So icya mbere rero ni ukuza kureba iyi video ufite icyo uzanye, kandi ngo umugabo arigira yakibura. Kandi ikindi cya kabiri, iyi video ntabwo ari video y'abatishoboye, ntabwo ari video yo buri muntu wese utambutse agomba kuza akagwaho. No kuyireba ubwabyo biraza kugusaba megabyte cyane. Biragusaba megabyte. N'ubu utazifite urayireba ute? Ntabwo wayireba. Rero nimba wabashije kubona izo megabyte zo kuyireba, bisobanura ko n'ubwenge urabufite. Hari icyo washoboye kugira ngo urebe iyo video kugira ngo uyirebe. Inama yindi wenda si inama, wenda ni ibitekerezo byanjye nasangiza abantu. Iyi si iragoye cyane. Kuri ubu ntabwo tukimenya ngo inshuti zacu ni izihe. Abo twari twizeye bazadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi baradutengushye. Batari umuntu ugeze gutenguha? Benshi cyane barahari. Ariko ntabwo naje aha ngaha kuvuga abantu, naje kubasangiza ibiganiro. Nuvuga ngo abo twafashaga tuzi ko nibagera iyo bagera bazadufasha, abo nibo banzi bacu ba mbere. Ntabwo ariko mbitekereza. Akenshi kuko uyu munsi nshobora kuba ndi gupushinga gadi ngazamuke agere ku rwego ashaka kugeraho, ariko amaze kurugeraho ninjye muntu wa mbere yatangira kuvuga nabi no umwanzi wawe wa mbere. Mbata akenshi iyo umuntu avuye ahantu hamwe, uko twari tuziranye mu myaka 5 ishize, inshingano sibyo, iyo biza akazi n'izindi z'ubuzima busanzwe sibyo, nyine uko umuntu ahindura urwego,
ni nako imibereho irahinduka, igihe kiragabanuka, sibyo, cy'ibintu bimwe na rimwe, ugahita ubura n'igihe cy'abagufashije. Byaterwa. Kandi ikindi kintu akenshi ukuntu uba ufata ibintu, sibyo, hari igihe ari wowe ubyumva nabi, wenda ukaba wakumva ko umuntu wamufashije kino kintu akakigeraho, sibyo, akakwiryaho, nyamara atari ko biri, nyamara we ukurikije wenda n'urugero undangiye akazi, undangiye akazi inshuro nyinshi se, mbese ubwo nigeze nza nkubwire ngo uyu mushahara niwo wa mbere mbonye none akira nawe uryeho, cyangwa se akira gutya. Hari igihe rero umuntu aba ari gupanga, sibyo, akavuga ati urazi n'iki. None ga reka nkubwire wenda ikintu umuntu aba avuga, uyu munsi ntabwo ndi hano kuburayiminga abantu bitewe n'impamvu zabo runaka, oya, ndahangaha kuburayiminga abantu batita kuri bagenzi babo bagendanye mu rugendo runaka. Mbata reka nk'urugero rwa hafi, ubu ngubu nimba ufite uko mbayeho nawe ukaba ufite uko ubayeho, nguhamagaye wenda singuhamagaye ntacyo ngiye kukwaka, ntacyo ngusaba, ni ukugira ngo wenda ngusuhuze menye uko umeze, cyangwa se wenda ibyo nshaka ko dupatinaringa, wenda ngo mfashe nanjye ngo ufashe dufatikanye. Iyo utanyitabye ngo si ikosa. Mbata kandi uzi ko twigeze kumenyana. Mbata muri rusange urumva umuntu, buri muntu agira plan ziwe bitewe cyane. Icyo nari ndi kukubwira mu kanya, ushobora kundangira akazi, sibyo, wandangira akazi, sibyo, nkurikije ibibazo nari mfite, abanza gufata igihe cyo kubikemura, ibyanjye n'iby'abanjye, sibyo. Ese ibyawe ko bidashobora kuzakemuka? Icyo mvuga, sibyo, muri cya gihe ndimo ndagenda. Ariko mbwira mu myaka yose uzi, mu myaka yose uzi umaze ku isi, igihe wigeze wumva umuntu avuga ngo ngewe narorohewe, ngo narorohewe, meze neza rwose nta kibazo mfite? Hari uwo wigeze wumva? Mbwira igihe wigeze wumva abantu hatakoreshwa ijambo ngo amafaranga yarabuze. Yego, ku bwa ba sogokuru amafaranga yarabuze, ku bwa nyokuru amafaranga arabura, no ku bwa sekuru bwose arabura. N'iryari mu zungu bavuga ngo turi mu gihe cya nyacyo cy'amafaranga ahari. Mbwira icyo gihe. Icyo gihe ntacyo? Nta kihari, nta n'ikizigera kinabaho. Muri rusange se? Ahubwo igihari ni ukumenya ngo muri ya yandi makeya n'ubuzima buto mbayeho ndabyitwaramo. Yego. Ariko nta munsi warimwe bazakubwira ngo amafaranga yarabonetse. Mbata abantu baragutengushye cyane muri ubu buzima? Cyane cyane rwose. Wabyigiye muri hehe? Ikintu nigiye isomo nigiye mu isomo ry'ubuzima nize muri ino myaka abantu bantengushye nkiri mutoye kuko maze gukura, nuko umugabo yigira yakwibura agapfa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, irindi somo ry'ubuzima nize muri ubu buzima, nuko iyo umuntu akweretse akabongosho k'inyuma buriya abagiye, ushatse wasigara upanga ibyawe ko ntago aba agihari. Ntabwo aba agihari. Umuntu uhindukiye gutya akagenda, uwo bagiye buriya ntago aba agihari. Umuntu muri kumwe ni uwo muri kumwe ako kanya. Ikindi nanone icyawe ni icyo wamize wariye. Naho ibindi byose aba bashuti bacu tugendana, izi nshuti zacu tubana mu buzima bwa buri munsi, izo kuri social media, intambara nini barwana intambara yo gutuma nta kintu wabona nubwo nabo batakibona, mwese mukabihomba. Ntabwo ariko mbitekereza. Nese Mbata, hari umuntu wavuga ngo ni urugero kino kintu ubwo ntakibonye twese tukibure? Benshi niko bameze. Benshi ni tumugire cyangwa tumuhombe. Urugero umuntu ukaba uri muri kano kazi, sibyo, wenda akaba yarakirukanwemo cyangwa se akaba gakeneye nawe agakeneye, akareba akavuga turazi n'ikindi, ngiye kumutobera, atereka mu banki akavemo, niyo ntakabona ariko atari Mbata. Ariko nawe atari Mbata, tije Mbata atazansuzugura. Tije Mbata abonye amafaranga. Muri rusange hari abantu bameze gutyo cyane cyane nibo bahari ku isi. Ikindi cya kabiri namaze kubona ko umunyeshyari avunika cyane, ashora cyane kuruta ushaka gutera imbere. Burya buriya umunyeshyari yahomba byinshi cyane mu kukwangiriza kuruta ibyo yashyira mu iterambere rye.
arya bajya bavuga ngo burya ngo ishyari ngo niyo ntangiriro yo kujya gute. Ishyari niyo ntangiriro yo kwigomeka ku Mana. Nimba bajya bavuga ngo ni intangiriro nziza yo kuroga, yo kugera kuri level yo kuroga none. Buriya ishyari ni intangiriro ya mbere yo kwigomeka ku Mana, kuko iyo watangiye kugira ishyari uba wumva ko umuntu wubatse iriya etaje ushaka ko mureshya cyangwa ushaka umusumba kandi bitakunda. Mbata ahantu hese wari uvuye hari kuri mu rugo rwanjye ni haraguru. Ubu ngubu ndimo ndazamuka mvuye hariya hakurya nahakuberetse, hari utuntu mba ngera nireberamo no muri jogging, buriya nta wamenya harigenza nimbona amafaranga nzahashyira agashinga. Kuko wa mugani nahageze mbona bariya abantu bavumbura udushinga twinshi. Hari abavumbura udushinga two kunywa inzoga barakaba abasinzi beza cyane, bakaba abeza mu beza rwose, kandi udushinga baratangiye baradutangiye babaseka, ugasanga udushinga twabo turakomeye. Abandi batangiye udushinga two kwirirwa basebanya, bakajya rwose bagakora agashinga ko gusebanya ugasanga biranabatunze. Abandi batangiye udushinga two kwirirwa bareba ibitabareba, ugasanga umuntu uyu munsi we ibiri mu nzu iwe ntago azi umubare wabyo n'imyenda ye ntazi umubare wabyo, ariko iby'iwanjye byose arabizi. Utwo dushinga rero twinshi tugiye duhari. Nese Mbata, ni irihe jambo cyangwa ni ikihe kintu cyafasha umuntu uwo ari we wese uyu munsi uri kutureba? Ijambo ryamufasha uyu munsi uwo ari we wese uri kutureba, cyangwa se wenda nawe ryarinde uvuga ati iri nanjye ryaramfashije. Ijambo ryamfashije rya mbere ni ukwihugiraho, no kumenya ibyanjye, no kutita ku bintu cyane cyane, kuko hari igihe wita ku bintu ugasanga ibyo witaho byo ntabwo bikwitayeho. So icyo uyu munsi ushobora kuba uri kumbwira nabi, uri kumbwira ibindi bintu bindi bitamfasha, nkakureka, kuko ushobora no kumpamagara mbizi ko ugiye kumbwira nabi, nkakwihorera. Wamara gucuruka ngiye mu kanya nkaza kuguhamagara, nagutekerereje nk'abati uyu muntu nimba ari yagumutse, reka ngiye muhamagare nitonze mubwire kandi nce bugufi. Kandi ijambo ry'ibanze nabwira abantu, guca bugufi ntawe bwishe kandi nta n'ahantu utagera. Uyu munsi wowe ushobora kuba wasaze, warakaye, ufite ibyakurakaje, ko simbana n'ibigeragezo ni byinshi muri iyi si, nitubihuza n'ibyanjye biraza kuba ikibazo. Ariko iyo nkwihoreye, nkakwihorera, nkaca bugufi, nkagucira bugufi, ejo ubuzima burendurira kandi ugasanga ntacyo twapfaga, ahubwo ari Satani wari waduteye ibigitero kugira ngo tumarane. So ubuzima bumeze neza ubu ngubu muri AS Kigali muri aho? Uko biri kose warahabonye, wabonye ko tubayeho. Turakora imirimo ya ekipe, uri ufite akazi kaguhemba salary fulani, ukaba uzi ngo ibyondo by'abandi, umwana najya ku ishuri nzabasha byibuze kugira icyo azamenya ko se byibuze akora, ari umukozi bihagije. None se wambwiye ngo nimanuke hepfo ngo ndagusanga hepfo ngo nongere ngo hakurya, ndavuga nuko biri kose wabona ndi umusanga kuri boucherie ko inyama zanjye ubu se okay, nta kibazo. Uri wambwiye ngo uyu munsi nze kuza mu rugo uraza ko iyi story inyama yo tuyihoreye ko ngiye kujya mu kabari. Ngiye kujya mu kabari? Ariko uri wambwiye kuri buteka inyama uyu munsi. Ariko ntabwo waje mu rugo, ntabwo wahamagaye wanga kuza. Ndinda mpava namanutse gato nitemberera ngira ngo ndebe ahantu ngomba kujya agashinga kanjye mazenguruka, buriya umushinga utangirira mu mutwe. Ejo Imana ikaguha ubushobozi ukaba wanawukora bikagenda neza. Bata, katugushimire rero, tuzamuke gahoro gahoro ntantembereza muri bino bice. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.